mbabwiza ukuri nta kintu ntagerageje pe ariko Omar ndavuga ntanyitaho ndahamagara wapi none ubanza narangize byaga Omar akunda akazi rwose usanga kenshi yibereye mu kazi akora sinzi ko ibintu by'abakobwa ajya nabijyamo cyane naje kukubwira ko kwa gatanu dufite amasengesho ya korali dore simba ndetse kukubona sinzi ahantu umaze iminsi ugiye pe ndamwizeye ntago yaturaburiza mani Fisto mbwira ariko murata nyine mani Fezeri urabona aratubangamira mu buryo bushoboka cyane umenya urinde se ubundi wowe se ubundi ko mbona wigiye kumara iki ndavuze ngo ceceka unako bombo nabiryo atetse kanze nkwereke nabiryo atetse myenda hano utaka kabisa Yes, mommy. Wow. Salam alaikum Shania. Walaikum salam, mommy. Yes. Karibu mwicare. Amakuru y'imisi umukobwa wanjye. ntagenda pe mva noneho aho bigeze ndapfuye Habaye iki se mana yanjye kandi ndapfuye ubyumve ndapfuye oya ntabwo wabimbwira. oya cyabuza mami kamubwire oya nako ndaje ndakubwira uko bimeze ariko sinzi uriya muntu nsanze hari ku gipangu mwamuguye Umukozi wongere kamaze imisi hano. umukozi n'umwana mwiza cyane pe. wamutoraguye heza Oya ntabwo namutoraguye oya ntabwo wabimbwira ntabwo wabimbwira ukuntu oya nubwo umuntu nose kwa kudaheruka inahangaha ashaka kuba atakuzi ariko n'umukozi wanjye kandi akora akazi kanjye neza. mami reka uza amagambo ambwiriye hariya uhora yazi ndabikosora tumuperezanta ndabikosora pe. mami reka mubwire uza amagambo ambwiye ngo ndi inshinzi ngo ndi marine ngo ntabwo yakabaye bifata umuntu atazi gutya abonye rimwe agahita abona buryo cyari inshinzi. ndabigira neza unsubire kwa Shema sura myenda noneho kajya gufurira myenda noneho bataye nshaka kumana bizagarukira yo koko wenda bikosoye ibyo ngibyo ntago ari ibintu bya kujyana kure tuza umutima umbwira ikibazo ufite ko ndaho ntago umeze neza pe ntago urangwa namufata mwanya kati muri kuriya ko nta nubwo ari bunzanya hangaha mami ubu ndeba urabizi ko maze iminsi ntaza ahangaha kureba pe nari mukumbuye ariko narabuze ukuntu nza ntabwo ari ukuhanga kuza kugusura ariko nari narabuze umwanya ariko uyu munsi akazi nakaretse ndavuga nuko bisa kose ka ngereyo mubwire n'ukuntu numva mbere muri iyi minsi wenda yamfasha ngamubwira ikibazo ufite wenda ndumva ko nagufasha mami ubu nsigaye ndyama nkarota Omar najya kurya nkabona ko numvaga umunsi nibuguhamagare ngo nkubaze ibyawe nawe Omar aho bigeze. oya habe namba noneho ngira ngo nawe cyane imbaraga nkeya ubundi umuhungu wanjye ariko se wahamagara sheri wanjye ko namukunze kandi nkaba nzi ko ari muri izi karitsiye kamuhamagare numve. Halo Peter Alice sheri wanjye umeze neza none se waje ukansuhuza ko nayengeze muri karitsiye ziwanyu wapi shangu ino suhuze ngwino nta gitima kibi ngwino tu ngeze muri karitsiye ziwanyu hafi ku muhanda kandi ntago natana kubonye shangu ino rahita ntitugwa nabi
ntaguza inze nkurebe se mu rugo kuri kwanga kunsuhuza vipi waje ukansuhuza ko nta misonga mwana ngwino ngo urukundo shawe hinduka ikigoryi ngwino ubundi umuhungu wanjye akunda umuntu umufata neza akamuha urukundo nyarwo ugerageza nawe umusanga nko ku kazi mami ntacyo ntakora runaka umusabe ko mwasangira ranch urebe ko mami nta kintu ntakora nta kintu nakora pe noneho uwumve ko na telefone yanjye yarayiborotse aya ntabwo mwabinkora noneho ndafata na telefone y'indi muntu niya telefone y'indi muntu uri kumva namuhamagara yakumva ijwi ryanjye agahita nkupa uriya muhungu wanjye naramwibyaye ngenda muzi sibyo ndaje ngerageze uburyo ki namushyira ku murongo naramubyeyi ntabwo yigeze ambyara umukobwa wanjye shani reka nkubwize ukuri uri umukobwa wanjye uri umukazana nifuje kuva kera ndagukunda cyane kandi urabizi umuryango wawe n'uwanjye twabanye kera tuvugana ko bazakunshyingira nakurambagirije gukiri mutoya ntabwo ari ibya none bimaze igihe kinini ntabwo byakunda niwe mukazana nifuje ibihe byose yego ubwo rero tuzi umutima wihangayika pe uryama usinzire umererwe neza rwose pe ndagukunda urabizi nta wundi mukazana nshaka kwifuza mu rugo rwanjye ntabwo mbizi ndumva muri ngiye none ndumva nihebye reka kwiheba niba ageze aho nsigaye muhamagana telefone y'undi muntu atazi yakumva ijwi ryanjye akanga ngwino urahita kwakira mu bituza wakina urumva bitoroshye hasi mwana uri kunyagira icyo ari sohoka kandi ubizi ko nkwemera ngo mfite direde sha direde ntari yose direde hari ibirenze ngwino ngo ukunde wacyatewe ndagushimiye pe ndagushimiye tuzi umutima nyizera sinjye guhaye kuri kose nyizera kandi abizi neza ko ndagukunda cyane rega mukobwa wanjye ndagukunda cyane niwe mukazana nifuje kuva kera umwana we mbuze umukazana nkawe ntabwo byakunda mama umari ndamukunda ntabwo nzi ukuntu nabikubwiye ni ukuri mbabarira umfashe ndakwinginze ndagukunda cyane basi mbabarira ndakwinginze umfashe nakubwiye ngo tuzi umutima ko ndakubaha urabizi ndanagukunda nagukunze kuva kera nakwanga ukuze ntabwo byakunda mama ndakwizera ubwo nyizera rero bindekere ufite ikihe kibazo ubundi ntukabe ugira ikibazo ngo ukihererane jya umbwira ndebe aho bipfira sibyo urabizi ko nta kintu njya nkoresha ubundi buri kimwe ndakikubwira sawa rero umeze neza urabimenya niyo mfite ibyo reka tubyihorere samukoze mama nkwakiriza ikizi hano hari amazi hari amata akonje urumva nshaka usibye basi wenda mubonye n'agafanta ibyo ntabwo mbikeneye iyo mu kazi ariko ari hafi gutaha nta kibazo ikibazo ndamutegereza ari hafi gutaha ndabizi neza ko nakubona uri he urimo uraza ntabwo ndimo kukubona kandi urimo gutinda ariko se ja ko Alice mukunda kandi nkaba ntamureka akaba ambwira ko nziza direde kandi direde zanjye sinazikuraho ntabwo nakuraho direde kabone nubwo wateka ibere ikabisosi ntabwo nakuraho direde zanjye kandi ndamukunda uko byagenda kose Alice ugomba unyemere ibya direde kuzikuraho byo byibagirwa reba intebe aho ngaho ushyire hanze tuba dufata akayaga n'umukobwa wanjye nusoza ufate shinegisi ukabati ndumva irimo n'agatambaro uba uhanagura ibyo birahure byo hanze nabonye bifite ivumbi ryinshi njyana uheruka kuhahanagura sinzi ikibazo umaraze iminsi ufite pe gerageza isuku ni ngombwa mu buzima shani
tuzi umutima rero niba nta kantu bufate hano mu rugo reka tube tugiye kubibarirwa hanze tube tuganira tugeze aho mari numva icyo bivugaho rero ko nabahuza ko ntabwo byoroshye izuba gusa ryo riri hanze kanguho sinjya muhoberana kangusuhuza mu ntoki ubaheze ko butemera guhobera ntabwo ushaka guhoberana reka musubize mu ntoki oya w'inzu aya bimeze bite sawa ko ari wanze kuza nari narabona umwanya ubu ubonye mu mirimo wasaga kandi niho ubonye nibwo mbonye umwanya ubu ngubu mpamagaye ndi mu mirimo cyangwa ari wisha amata ntabwo nari nishe amatwi kandi ubu nakwitabye musigaye mwarabyize kandi nakwitabye nta mwanya nari mfite nari nyiri mu mirimo umeze neza ariko meze neza nshaka kugukunda Hmm? nshaka kugukunda urashaka ko nkunda usanzwe utankunda se buryo bwose wambeshyaga oya nyine ntabwo ko ariko hari urukundo hari urwo gukubona nkumva Numva ushaka ko nkunda byose ariko undi njye umujya nakubwiye ko ntabwo iyo misatsi yawe rwose ariko si imisatsi ibaye iyo misatsi rwose imisatsi gutwaye iyo misatsi oya iyo misatsi oya bireba iyo reba mo misatsi ndebe se aho ntabwo ndeba mu gihe njyewe inyuma hawe uko mureba nibyo nanga sheshane ubundi mu buzima busanzwe wari umeze ute nari ndaho nyine gutyo umaze no gusa neza ndabona umaze gutuza mu mutwe namusigaho gusa neza nta kintu nuko nyine igihe cyose mba ndi mu nzu kubera n'agahinda agahinda n'akeke watuje umutima name wacyureka we ko none ntabwo abiciyemo ntabwo ubizi ibi nabiciyemo pe none ntabwo ariko uzi ukuntu sinkubwira ko nkuri inyuma ufite ikihe kibazo nta kibazo nanjye ndakwizera ko mpari ni nka mama wawe rega uburyo umukazana na nyirabukwe aba ari nk'umwana na nyina ibyo nabyo wari ubizi ndabizi none se ufite ikihe kibazo tuzi umutima pe ndahari ntacyo uzaba mpari sheri wanjye name ni ukuri nanjye ndakwizera pe koro Mabuja Fatuma yaba yaje ko ntigeze mubona yaje ko mushaka ndamubona guteze Fatuma umva hano ibintu biboshye wa ibaze pasiteri mbonanye nawe pasiteri mbonanye nawe umukozi w'Imana njyewe umwana uba mu rusengero usenga baziho imico myiza akabona ngendana nawe usayamfata oya uzayikureho niba ushaka kunkunda uzayikureho niba ushaka kunkunda nta kibazo njye sinkwanga ariko iyo misatsi yawe sinyikunda umva nta kibazo bwanze rero saba bayireka naje bayireka njye n'abasaza banjye nasanga batashye bakankubita wanze ko dukundana simbyanze uzanze kuri iyo misatsi ko ntayikuraho njye rero mu gihe utarayikuraho nta kintu twavugana kuko urabizi ntabwo ibyo bintu mbikunda sinabasha no kugendana n'umuntu umeze nkawe yego shana Fatuma se murerukanye ego mwabonanye se ndamudasuhuzanya twari twahuye ese nta rugumbuzi mufitanye ubu ngubu rwashize twahuriye hariya ku muhanda ngiye guhaha ugiye guhaha ntabwo dufite umukazana mwiza ni mwiza cyane nubwo mbona umuhungu wacu aba yigira intuza atabyumva neza akazabyumva nayo yigira azabyumva usibye ko umwana mbona yikundira ibintu by'akazi cyane oya neza akazi ni ngombwa mu buzima ko reka dutunze mu buzima bwa buri munsi ariko n'urukundo nabyo bikagira gute bikajyana mfasha ni wowe ujya ukora utuntu dutuma nyine dukurura umari ku buryo azajya nahoze mubwira akajya amusanga mu kazi agenda reka kwikurisha no ku muntu ukamwikururaho akakubona kenshi bituma umuhugenza abandi bakobwa akabagira gute akunda erega mami nta kintu nakora pe nta kuntu nabigenza nawe ushaka gushyiramo imbaraga nkeya genda aje mbihagurukire mwese mami reka mubwire sibyo ngaho bayi rero kagenda ugenda ubitekerezaho uzambwira uko niba rumvishe ko uzakuraho iyo misatsi icyo tuzayikuraho nzatekereza mu kugukunda ukuntu biziyongera ntabwo nzatekereza ngaho bayi rero sawa bayi sawa tugereyo amahoro arese ko mbizi ko dukundana aba mbona asa nk'umukobwa wankinnye ubu nabigenza n'igihe cyose mutayeho kambwira ngo ninkureho direde zanjye kandi nanjye nkaba ntazikuraho ndaza gukora iki
ko ntakuraho umusatsi wanjye kubera urukundo. Oya, ndaza gukoresha ubundi buryo. Oya, ntabwo byakora. wowe humura ikintu mama yagiyemo ndamwizeye buriya Mwana ntunzi. Ikintu nise yatinze bose nyikora neza. cyane Bisunze. Ufite ikihe kibazo? mama ntabwo ndabizeye Oya, tuza umutima. nukuri ndabizi Kandi ntabwo bongeye kumuhagurukira. Ngiye kubaza n'abakuru. Niba ngombwa ndamugendera. oya wowe shira agahinda ariko humura Ntabwo bibaka biguhangayikisha. amatara ahari Ko se nukorodera garimo kumva n'umuntu ko n'ubanye n'umuntu ko manga. Koro. Reba umuntu ko manga. Musaza waje rero reka tuhaguruke abandi bana baganire akawajya ukura. Kuki wabyemeye Mana Nyagasani iby'akababaro nk'ibindi. Ese Shani ubu koko ko mbona wambereye ikibazo koko uragira nzagukorera iki? Nzagukora iki ko mbona neza ukomeje kunkurikirana nk'ibibazo neza buri gihe cyose reba twahereye twiga ndakwiyama duhera senior mwiyama tugeza mu wa gatandatu mwiyama na kaminuza narakwiyamye none turashoje wakomeje kunkurikirana uragira nkora iki koko? soma wambabari Nta kintu nyeneye kumva rwose nta kintu nyeneye kumva. wambabariye ko nkwinginze Naragusobanuriye. ese basi niki nakoze basi ngo ngeze Naragusobanuriye ndakubwira ngo Basi mbabarira uri umuntu bwanjye. wa nyuma nakunda namaze kurangiza abandi bose kuko rega nawe uriyizi imico yawe urayizi ibyo ni ibintu bisanzwe. Ndaza gukoresha ubundi buryo kandi turagombe dukundane neza fresh. Ndakwinginze mbabarira rwose uve mu buzima bwacu kuko watubereye ikibazo nukuri noneho kuri njyewe ababyeyi banjye baracyakomeje kunonganya ndabyuka natambuka bagakomeza bakanonganya bambwira ngo Shaniya ndakwiyamye ahubwo va aho ngaho nigendere. Mabuja Abaye iki mutabaza? vayitabare hano hari umuntu ufite ikibazo. Abaye iki? Fatu Shati abaye Shani ubaye iki? Gifite ikibazo mukobwa wawe? Wayi iki? Fasha kuro fasha. Abaye iki se kuro wewe ko bakande abaye. Urabona Shani yanga arigusha hasi koko subu ndabona ibi bintu koko niho bigeze ko mbona n'urupfu ruzazamo koko. Reba koko hasigaye nsanga mu rugo atangiye no gukinira imikino yo kwigwisha kugira ngo aneze ababyeyi banjye. Sunda akora iki koko ko mbona Shani yatangiye kumbera ikigeragezo. Usinzi ukuntu ndabigenza ndumva umutwe usinzi niba nakazi ndongera kugakora neza koko kuko rwose byancanze. Nahura n'ibibazo Mana nzakora iki? Abavandimwe banjye narebaga numvaga aribo bakambaye hafi numvaga ko ndi kumwe nabo. Mana nibo bakomeje kumbera kunyanga kunoteza nta nakuba nyishimiye na gato. Mana we ariko Mana yanjye ko bikomeje kuba bibi Mana ko naruse noneho hari inzozi narose noneho mbona bashaka no kumbuza gusenga mbona badashaka ko nongera gusenga. Se Mana nibyo cyane ubwoba nihahamuka se Mana ko bamaze kuntera ubwoba cyane ni inzozi ariko
ni inzozi ndakeka nubwo banyanga batakanga n'Imana ngo bange nuko nsenga. Nisu niba ageze ku babyeyi banjye ubu sinzashiduka yamaye n'uburozi ahubwo ubu ntabwo mbizi neza rwose sinzi ndakora iki koko umukobwa ntagihe na rimwe namubwiye naramusobanuriye mubwira yuko namukunda na rimwe ntazigera namukunda ariko yanze kunyumva neza kandi koko n'ubundi nibyo ntabwo nzigera mukunda na rimwe ko mama wanjye numva ngo yarapfuye so nibyo ako wabona ataranapfuye subu yaba ariho ntabwo mbiza ko mana bayariho subu yaba ntiyaza no kundeba mana yanjye bayariho sinzi ikintu yazambwira rwose subu yazansobanurira ngo iki kugira ngo mbashe kumubabarira nubwo nkuko nabimubwiye nubwo yaba ari waba usigaye wanyuma sinamukunda reka nitembere nakundi nyine nduhura mu mutwe